Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza mwese kandi mwaramutse neza. Reka mvuge ngo igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha. Uyu munsi rero nje shima Imana cyane, ndi kuvuga kugira neza kw'Imana. Abantu twajyanye ku musozi ku munsi wo kuwa gatanu tukarana ku musozi, kuwa gatandatu tugakomerezaho n'amateraniro. Nizere ko mwese mwaramutse neza. Mumbwire mumeze mute? Bamwe twari tugeze mu rugo mu gicuku nijoro. Mumbwire mumeze mute? Muze kunyandikira muri komete, buri wese ambwire, kuko abantu bamwe bari kumbwira ngo barananiwe, abandi ngo kweguka byanze. Mumbwire mumeze mute? Mumeze mute? Njyewe murabona ko meze neza, meze neza nubwo nyine umunaniro urimo, ariko meze neza ndashima Imana. Twagize ibihe byiza, abataraje namwe wenda birashoboka ko bwaba ari ubushobozi bukeya, ariko namwe twizere ko ubutaha bizakunda, namwe mukazabasha kuza kuri uwo musozi mwiza. Imana ihimbazwe rero. Hanyuma munyemerere dusenge dushime Imana muri iki gitondo. Imana yakoze ibikomeye, twagiye n'amamodoka n'ibibazo nyine byo kubura amamodoka, ariko tubona Imana ibanye natwe. Rero Imana ibihimbarizwe, ni ukuri turashima Imana, kandi Imana Data wa twese ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Muraza kuza kubibona uburyo abantu bari bameze, muze kureba uburyo abantu bari kunyuze ku musozi, uburyo byari bimeze, sibyo? Muraza kuza kubona akantu k'agafoto ndi buze gushyiraho gutya, muri buze kubona uburyo abantu twari tumeze ku musozi, n'imvura n'iki, n'umunaniro, twazamutse muri tunyagira, imivu n'iki, ahantu noneho hatabona nijoro. Byari bikomeye kandi byari ibintu byiza. Rero bivuze ngo gushaka Imana nyine biravuna. Ugomba gushaka Imana kandi ushyizemo agatege, kandi ushyizemo imbaraga. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwizerwa, yo kwiringirwa, Imana Data kandi Imana rubasha ushoboye byose, rero nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Turagushima uburyo ukomeje kuturinda, ukomeje kutuzigama, ukomeje kurinda ubuzima bwacu ndetse n'ubugingo bwacu. Mana uhimbarizwe. Sabiye umugisha umuntu wese databuja wowe udukurikirana, bibone kino kiganiro databuja wera, umuhereza umugisha mu izina rya Yesu. Musabiye umugisha, musabiye amahirwe, musabiye kwaguka, musabiye gusingira, musabiye kwakira imigisha mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ugirire neza ubwoko bwawe, kandi the staff omene hold staff omanga the area aidela to be staff omengi the west na foria geria. Uduhe imbaraga zo kugushaka ndetse no kugukorera mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ibyahishuriwe Yohana, ibice bya 22, turahera ku murongo waho wa cumi. Bibiliya yavuze ngo, kandi aramubwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yere. 12 ariho nagendereye haravuze ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro ndetse n'iherezo. 14 aravuga ngo, hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu rurembo binjire mu murwa. Imana Data wa twese ihimbazwe. Dusomye amagambo y'Imana avuga ngo, kandi aramubwira ngo amagambo cyangwa se ubuhanuzi bwo muri iki gitabo ntuzabugire ubwiru. Byari bishatse kuvuga ngo ubuhanuzi bugomba kugera kuri buri muntu wese akabimenya. Iramubwira ngo, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana ishimwe. Hejuru yaho gatoya hari ijambo njya nkunda gutekerezaho rivuga ngo
bavuga ngo uwera ntakomeze yere kandi n'uwanduye akomeze yandure. Aravuga ngo dore ndaza vuba rero nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ingororano zirahari, niba warakoze neza uzahembwa neza, niba warakoze nabi nazo ibyo bihembo birahari, ariko icyo twese twifuza ni uko randevu yazaba ku bicu twese ijuru tukazarigeramo. Imana ishimwe rero, buri muntu wese aza kuza gusoma kino gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, aza kuza kuhakomeza aharangiza. Buri muntu wese azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze, buri wese azahembwa bitewe n'ibyo yakoze. Imana ibahe umugisha rero, nagira ngo numve uburyo mumeze, uburyo mwaramutse, muze kunyandikira muri komenti mumbwire mumeze mute, murumva mumeze mute nyuma yo kuva ku musozi. Hari ibintu bikomeye Imana yavuganye natwe, tubwira ko bamwe bari buhave babonye ikimenyetso cy'ibyiza, bamwe twahavuye ubwo buhanuzi bukimara kumanuka, bamwe bahise batangira kubona SMS ku matelefone yabo n'iki. Nanjye nabonye Imana rero, ndi mu bantu nanjye babonye Imana. Nanjye nabonye Imana rwose, ndumva nezerewe mu mutima wanjye. N'abandi muze kutubwira, abantu twari turi kumwe kuri uwo musozi n'abatarabashije kuhagera, namwe mwizere Imana, twarabasengeye, namwe murakira kugira neza kw'Imana, kandi uwo biri buze gukunda byaciye maze kunyandikira muri comment ambwira ati amasengesho yanyu yagize umumaro. Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibakomereze amaboko. Hanyuma usharinge n'abandi, ukore subscribe, like ndetse na comment. Imana